Reka nizere ko mumeze neza bivanye naho muherereye nkuko bisanzwe muri kumwe na Intwari Didier canke unyite homba homboka uwahomvye yahomvye. Nyina imbere ya kamera tumuha ikaze umuvyeyi mwiza. Umeze ute? Meze bon. Amakuru yawe? Ni meza. Noneho disi tangiye kumuvyeyi utarana rugeramwo disi. Urabona kumusa neza uraberewe? Turakweze. Kuki naguhamagaje ugahita nko kwambara nko ngoko duhere nitumeze neza dore n'umwitandiro nka wundi w'abakire disi kukize we siko munyiranye vuba Eki birasanzwe. Amakuru yawe Ni meza. Abakunda abafite abo wakunze nibo bafite amahirwe Umva ye. Sibyo vuga ni ibiki. Fana disi kuntu usa neza. Amarene ngo yanditseho Queen. Queen we. Queen. Vitesse. Eko noneho Didier ibintu biki wanyweye none. Bite Queen. Ntabwo ngomba kujya imbere itangazamakuru ntasizemo Linette. Ntasizemo Queen. Mwanyatozana na kwa. Umwami ari he? Ari izuba riteye ubwoba nta kuntu ntari kuzambara Linette. Kuri umwami kazi umwami ari uri Queen ari mu rugo. Dukeneye King nawe Ari mu rugo ntabwo yabonetse. Ameze neza. Ameze neza. Ko narinzi ko muri buzanane DC. Aho ngo DC ngo umuntu asigaye yigendera ngo atazabicira rimwe. Hari ibyo yagiyemo. Kuki musigaye mugendana ubwoba koko? Wapi. Ngaho tuguhaye ikaze bantu suhuriza abantu. Ndabasuhuje cyane. Suhuje bande. Abantu muraziranye. Muraziranye. Ntago mbazi hari abo nzi hari nabo ntazi. Nk'Imana iguhaye amahirwe yo kubona n'abantu bamwe bagukurikira. Nirihe jambo wabwira umuntu agukurikira mugahura? Tugahura. Cyane bose bajya abantu bose bakurabye bose. Hari abarimo beza bafite imitima myiza y'ubumuntu hari n'ababi nyine. Ukurikije babandi babatanga amakomenti ari negative nyine. Ese ngomba mushaka kuvuga neza misi yose. Oya nyine. Hari abakabya. Uno munsi ugize ngo ugize ucya ugiye mu bukwe. Cyane ugiye muri wa murenge wawe. Uhuriye n'abantu bagukurikirana kuri YouTube bose baziye rimwe. Abifata ute? Urumva se atari byiza nakishima. Abandi wese kari abana babi nabo gasanga barimwe. Mvutase. Icyo nyine ubwo wabahindutse. Ako disombe utudehe nije twanyuze. Queen. Reka gukabya nawe. Sije nyine yo kumenya umwami ahari nimba uri umwami kazi. Tubwire neza yagiye muze gahunda umwami. Nyine yagiye muri gahunda ze nyine gushakisha by'iminsi. Sara ubungubu naho yerekeje ruriya rugendo rw'Isiyoni aracyagenda gushaka za gahunda ziwe zidafadika zimaze kwimba imicanga. None se hari ibyo bitwaye ibyo byose ugushakisha amafaranga n'ubuzima. Umaze kugera ku mafaranga n'iki? Imyiteguro yanyu. Biracyaza gahoro gahoro. Nitubwira. Nagaraguye. Tubwira umubare twongerereza ahubwo. Ni ngombwa kubivugara. Naga ari ngombwa. Reka. Banumva ari ngombwa pe. Reka. Hejeje disara musore yanyandikiye ngo maze imisi mutetana kuri WhatsApp ese nibyo? Jewe duteretana. Niko yakubwiye. Ngo matetana kumbusha kubabaza umwana wacu. Reka uwo ngo arabeshye. Sure. Niko yakubwiye. Yarambye aturiya mwana ntakabashuke ngo arimo aragenda ngo gukora ngo imirenge. Kuyanje namaze kumushira mu biganza ngaho da. Nkavuga ati none nk'ubu koko abantu nk'abo se nyene baravura. Ntago babura. Bomba ashaka kugira ku cyo muntu. Nyine niba abandi baca umuntu intege bagashaka kubeshyera umuntu ntago muzi. Ego disi. Gahinda ntikica kagira mu. Unayenze nyine ku mwana wacu ugira umuteza ibibazo kumbe twihereye ukuri. Nta bibazo ntabyo.
kwega n'undi ntawe utakwishimira wo kugira umugore kubera iki siraba kuntuza naho gusa kuntu ba witandiriye bari no kwitandira ngo no guterera babyita gutya ukwitega reba kuntu ba witeze umuntu ari umusore afite gahunda ndatagutora kuko ndatakurongora kubera iki se turamutse tudahuje urumva nayo mpamvu disi wanyanze ubona ntiduhuje Akicyo ngo ukundira ntugira ngo ni ikintu kimwe ufite umutima mwiza no ko wifuza nuko nkubwiye tuganire ungira ngo nta kibazo tukaganira kuri kamera ukanyihera amakuru icyo kintu ngenda cyo gukundira Imana izakiguheza girira nanjye wifuza ati kajya kana reka ndakaye gatera imbere nayo by'urukundo ntikarubona yo hari icyo bitwaye ntacyo bitwaye ubona ndamahoro undebye mu maso ndeba mu maso neza ubona ndamahoro cyane nta kajisho k'urukundo uri kubona reka ntako hano sinavuga byinshi disi batazanyumva kuri kamera ngo usigenda gutumira ngo kugira ngo ngere gahunda zanjye nishikiraho we nashaka muzana n'umwami kugira ngo mbisa makuru ngo isugi zasanga yigenda gukuye ubusugi amvaye ninda bikubwiye ibyo wabikuye umwami yego ngo ntuzusubire kumuvuga no mwizina ni umwami pe ni umwami wande ni umwami wande tebera kwe uzi kuri ko ntera isoni ziki se kandi ibyo uri kumbaza ntabwo byari bisanzwe ikizi tangi noneho urugo ugiyemo nimba ugiye muri paradizo se nimba utangiye gucya nk'uko urabona umucyo uriho nabirenze ubundi twiganiye byatuzanye n'ubundi kuko yagutaka ijoro n'amanywa disi ku bintu uri kwisiga nimba ari kubera uriya munsi ese ubundi nitake zingahe tuzazibamenyesha nyitegura igeze kure mwarubatse cyane mwacyakodesheje ntago twubatse n'ubukodesha mukodesheje mugatenga nyene yemeza gwa mabana na mushikiwe didi ibyo ngibyo n'ubimbazeho mbabarira tuba tugomba kumenya ngo imyitegura higeze byose ni mpaka kubivuga hano kuri kamera bizi kuri umushu subu ni ngombwa ushobora kunyumva ko navuze umushu nkazabizira ariko uri umushu w'abakiriya banje abakiriya banje barambwiye ngo baragukunda buza mu minsi yose kubaganiriza kubera icyo ukunda kwiburisha nuko umuntu aba yahuriye muri byinshi nyine ibyo byose yego disi kutangiye guhuga karese muko kutangiye guhuga ukiri umukobwa ubu ngubu n'umumama bizagenda ute muri za gahunda zo gufata abana kumesa amaranje yabo kumesa ibiki umva uzabivamo cyangwa muzarondera umukozi se bibaye nta bushobozi ntiwabyikorera si wowe wabishobora cyane n'izi ntoki ndi kubona mwuno mwanya none se mfatira kano kaboko nkwereke ngira nk'uko tureba ndashaka kano konyene nyerekera kuri kamera kubera nyine ngira nk'uko gusa akangaka ese niko ki wambaye kugo rutoki bitwaye iki abantu ni mu ndebere zina nyambaro z'iki gihe bisobanuye iki oya nyine ngira nk'uko gusa abantu babona ibyo uri kurakora oya none se hari ubwo yari yanyambika basi ngira hino nk'uko ntago aranyambika impeta none se ko wambaye impeta najya mwarabyikoreye umurenge mwarawikoreye n'ubukwe murabwikoreye oya siko mbona wambaye impeta nyine z'umurimbo gutyo tu ngira ngo ako ngenda shaka kunyerekera abantu oya nose aka kaboko nyine mara wasanga kwine arabaye kwine kwi Shadi dem wanambwira ibintu urimo kunyiterera isoni urandesha tuganire kuki wahisemo kwambara impeta ku gutoke kwa kabiri uvuye ku ajya bakwita gukumu ahandi nyine ntago arayinyambika zayinyambika ahandi hano wicaguriye hasigura iki ko nta mugabo mfite nyine urayinyambika ninjye wayiyambitse kandi abahasigura ngo ndi tayari ngo njana
nose nyine hari ubwo ahandi hasigaye nyine niwe uzaha oya ntago ari hano ngo njyana mu rugo njyana mu busambanyi oya ibyo ntago ariko bivuga abantu tuba dukurikirana nibatubwire iyo ngiyo ninjyana mu busambanyi ndi tayari oya barakubeshya sundi intoki zose icyo zivuga izihe intoki zose aka kavuga icyo akakimpera no nako murimbo tu ndacyashakishwa ahubwo naka ako nicyo ndacyashakishwa aka nako aka ngaka narongo ako urugo hagati warapfishije ahari ngira ngo none nawe warapfushije niko wagiye gupfusha ntitwabimenye hoya hose barazambara yaba naha hose hano hose no gupfisha hose oya iyo ari ugusezerana ni n'ahandi hose barazambara iyo nyine ubana n'umugabo ubu wambariye he aha cyashashije kandi wararonse none se yari yayinyambika none se ubu ngubu ufite ubwoba kandi ushobora kukwanga oya cyane ntimwizeranye none se kumuntu nibyo niyambitse nyine napfuye kwambara aho mbonye isi tiye tuganiraho gake gake uyu munsi navuga ngo Mishu ari muri bamwe bemerewe ko bamaze gufatwa bamaze kubona ko babonye umusore bacaguye mu isi nta yindi musore ugomba gucagura uyu munsi Mishu bibaye ngombwa usanga umusore muri kumwe arakubesha yego waramukunze umwami nyuma ako no musagwaye ikizere usanze akubesha aho byagenda ute se yabikora ngako ngo ntunagitaha ni wanyu usigaye wiberayo hari icyo bitwaye n'undi ni mugabo ntacyo bitwaye kuba ndiyo mbese n'undi ko tuba tuzi ngo umuntu ngagenda gushaka umuntu kubera ngo kugira ngo amenye ubuzima bwe bwite kandi ubwo abasanzwe abuzi ubwo ngo ntiyabumenya wibera iwanyu nibera iwacu gute nyine hari iwanyu n'undi mukaza murabikorera muri lodge yagenda waramwegereye ngo kugira ngo muze murabikora neza oya ntabwo tubikora mukora iki n'ubu cyagiye ntabwo wabimbajijeho nkabigusubizaho icyo kibazo mba nagifitemo amatsiko menshi wampipe nawe ntiyatinyuka iryo kosa kurimbwira uyu munsi mba ndaguhamagaye hari impamvu mba shaka kukubaza ubuzima bwawe amakuru mashasha ahari mu rugo rwanyu nayahe tuba dufise wenda nk'abantu tuba tugejeje kurondera amakuru twarayabuze ariko tugeze imahirwe ko wicaye imbere ya kamera zacu duha amakuru ku bintu byifashe amakuru y'ibijyanye n'uko imyiteguro yanyu mbese imbogamizi muri guhura nazo mbese navuga ngo byinshi muri guhuriramo nabyo bimeze ute nyine urabona ubuzima bw'iminsi buragoye no gushakisha hirya no hino kugira ngo turebe nyine mu bikoresho tuzagenda dukenera kugira ngo nyine tuzabibone nyine kandi bihagije nibyo tuba turimo nyine niyo mpamvu nawe ubu wari kumumbaza ngo tuba twazanye nibyo nabo bari kwirukamo kugira ngo dushakishe bimwe na bimwe by'ibanze dukeneye cyane yego disi ese nta mbogamizi zo muri guhuriramo nazo imbogamizi se zabura kuri iyi si ntabwo zabura harimo abaye bariko baraca intege se cyane duca intege dutega iminsi ngo ntibizakunda nk'aho badusabiye ku Mana ngo bizagendeke neza ahubwo bari kuduca intege abantu b'iyi minsi sinzi ukuntu bateye ni danje ese ubona mwe hari icyo babikubwiye se n'undi ko amaze gucagura njye nta kintu byambwira kuko harimo gusenga harimo Imana by'abantu baduca intege nta kintu byatubwira twebwe waramaze gufata umwanzuro ubu ngubu nta kibazo wifitiye cyane wenda uyu munsi Mishu avuga ati nta bintu bigomba kunca intege iyo turi mu bintu iyo turi mu kwitegurira ubukwe tunategura viziyo y'ejo hazaza ese muzasoza gukora ubukwe cyo wisubira iyo wavuye hajya wavuye muri Uganda uzaca musubira muri Uganda cyangwa muzaguma mutuye i Kigali ntabwo yabyemera nyine tuzagumina i Kigali aba yabyemeye byagenda ute twajyayo naho tukajya gushakishirizayo ufite ubushobozi se
bifitiye ubushobozi. None se aha mu Rwanda ho ko twaba ariho twaba kandi nta bushobozi buhagije twaba dufite kubera ikibugande ufite famiye mu Rwanda. Nose famiye nizo zimenyera ibyanjye byose. Ngo ntabwo barimo baragutwerera ubukwe bwo ntiwasanga nawe barimo barabukora. Zabana se bakazajya bakomeza bakamenyera iby'urugo rwanjye. Shabyihorere. Wapi ho ribeshye. Reka. Nukwirwanaho, nukwirwariza. Nukwirwariza ubu ngubu nta kintu na kimwe wavuga ngo barimo barakumenyera se. Ese ubukwe bwabo bazabutaca ntibishimiye umusore washatse. Barishimiye umusore washatse cyane. Kumutara twereka video disi mwana agiye no gusura biwanyu cyaye wagiye gusura kwa nyoko yahajya nta nyoko kugira izagaragara nyuma. Ihangane disi kuje bo umugabo atanye ko buko afite byo birababaza navyo nyene. Ntacyo bitwaye ni danje nuko byakira nyine uko. Uyu munsi mubanye gute na mushikiwe? Tubanye neza cyane, mushiki we n'umwana mwiza. Mwana mwiza gute? Yambaniye neza cyane Berisel. Mwatangaje yuko itariki y'ubukwe ishobora kuba nyuma y'irayidi. Urumva? Mwatangaje ko ibintu byose bishobora kuba inyuma y'irayidi. Ese koko inyuma y'irayidi niho muzaca mukora ubukwe? Narindi kuri kamera. Ibyo turi gutegura biramutse bibaye byaragiye mu buryo nyine byarabonetse ibyo turi gushakisha nyine. Ntacyo byabitwaye nyine. Twabikora. Ariko bibaye bitaraboneka twakihutishaho nyuma gatoya. Hajira idizabera. Izabera he? Kwa Elvis mu rugo cyane izabera mu rugo iwanyu. Iwacu. Tuza kuyikorera. Rega burya ubungu butwamaze turagufise. Amakuru yose dukeneye guhera kwino ryawe. Aho uzotambuka kamera zabiri nyuma yawe. Ambaye. Kujya ntagire icyo rero uri umwami. Uri umwami afiswe disi n'abandi bami. Agira umwami kaza afiswe n'undi mwami. Shadidi rwose. Reka kunyisekereza. Tagusetsa gute? Naba wumbi burakudutwerera aho buri guseka aho ngaho. Atwereye se n'abatwerereye se? Watwereye. Zigendera muri lista 50 byanje. Yagenda. Nukuri kw'Imana. Cyane we nta ntuze nta disi wasanga utari na muri groupe. Nyamuneka hugura nanyibukije buri muntu wese atari muri groupe. Amenye nimero yewe tumwandike. Ntabwo uri muri groupe ntabwo wayigusizemo. Nisho abantu bashaka gutwerera. Wavuga nimero yawe bakaza gutwerera. Usanyivuge nibazanye bayikubaza uzagiba uyifite se. Hawe n'umugabo wa mwafashe cyangwa uze kuza kuyishyira ku kiganiro. Simwese ko mwishura kimwe n'umugabo we. Ari umugabo wawe yishura nkuko. Nawe niko yavuze se. Nawe twaraganiye aranga ati subindi mu marambaza iki nimero yanjye marashaka ko ndayitangira iki. Narabiganiriyeho. Reka. Buradutekereza bimwe nta wamenye. Mutekereza kimwe. Kubera iki mutekereza? Nukuri kw'Imana nago narinzi ko ariko yakubwiye. Yarambwiye ngo yewe nimero yanjye ntago ari ngombwa kuyitanga. Nawe urambwiye ngo ntago ari ngombwa kuyitanga. Uzi kuyishyira rero cyane mama shaka abantu ntibateshe umwanya ntababicire gahunda zanyu mufite. Reka. Urumva jewe ikintu umuntu azayisaba nzayimuhereza. Nta kibazo. Basi mvuga imibare ya nyuma kugira ngo azamenye ko ariyo ndamuhaye. Herwa na 28. 28. Baza kuyimpa turabe ko byazagenda neza tukareba ko hariho bamwe baba bafite impuhwe. Nyamuneka ni byinshi mugenda mubona hejuru ibiganiro byacu message turazitanga aho mwanyuze ubufasha bwanyu turahatanga. Nongera kuvuga ko muhishije muhishuriwe. Nyamuneka buri muntu wese ari karagana wenda mu buvuzi bwa Kinyarwanda
hakagira abahurirayo n'ibibi canke abahurirayo n'ibyiza nta wamenya utanyuzeho ntuzandenganye ngo wabonye video yanjye nyuma bose bariko barantuma ndagushimiye wewe wanyizeye mama Solange narakugereyeyo warabonye ibyabaye ndaceka byaragenze neza kuki useka se kunsetse kubera namamaje ibintu bitamamarika disi oya abantu benshi bino baragesewe ese warubitse ibyo bya kinyarwanda ntibigiri mane hano hanze hari abantu bahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye bakabeshwa ese umbyara ngombwa wo kubeshwa ufite amakuru wakomera ko inshuti yawe bayibesha kandi ufite amakuru ibaze ko ushobora kuba umuntu bakamufata bakamuha ibihumbi wenda birenga nka 300 ibihumbi 500 miliyoni 2 kubera ibintu tuba twasize kuri YouTube zacu yego urumva ako ntibashishoze ntibabanze kutubaza twege bo kubishiraho ntabanze kuvuga ngo isi niko kimwabisize ari dushobora kwamamaza ibintu bibanye n'ubukene nifitiye bakanyihera amafaranga aki inkuru ya nyayo njewe nzayikwibwirira kari ya nyayo nuca kuri intuzi nyazanye canke bajya abantu bose mubona baba bagenda babamaza hirya bose tuba tuziranye tuba babirirwa baduhamagara natwe abanyabo turabazi n'abatarabanyabo turabazi harimo n'abababesha disi je mbwa nta muntu napfa kwamamariza besha hako gusa abandi banyamakuru cyangwa abandi bafise ibitangazamakuru hari igihe bafite umwana kuko umuntu afite umwanzo wo guhamamaza ikintu akeneye hako je ntabwo nafata ikintu ngo nze kubesha pe umva se bari byiza mbwira urakoze ngo umwana mwiza urakoze cyane ndakana keza wena abaganiriye bijyanye kuva karenga amazi yagendeye amageze kure ntitukwicisha amagambo uzi gusenga dusengera ubukwe bwawe cyane cyane ngaho disiti ariko duhora dusenga tunyurizemo ngaho hanyuma usengeye nawe ntago ukurikiranye cyane usenga mu Kisilamu ntago uzi gusenga cyane tugira duvugira ishara aya ni ishara inshallah uvuze ngo iki uvuze ngo iki mbavuze ngo iki inshallah imana niyo nkuru uje amazi yazindutse wageze kure tuba tugomba no kunyuza mwari kunye tukanamaza hagati tunasezerana ko makuru amwe wayatubwiye ko bukwe mukomeje ubwitegurira nituzire serusiya hizobera ako muzakomeza kwitubwira ntabwo iminsi iragera muzagenda mwitumenyesha mbese ni byinshi tuzagera tuganira ako ndashaka none mwanya nkwitumire bazaze disuzananye n'umugabo wawe naba yabonetse tuzazana naba yabonetse tuzazana sawa kabisa urakoze wana ubwo ngo uzagira ibihe byiza ugira urushako rumeze neza umere nk'abandi bagore murakoze nawe uragize neza urakoze mu kiganiro nakagaruka ciao ciao